Oya ruko nuko umuntu aguhamagara kuriya mbese uko abona nje hari umuntu wigeze kumpamagara yego nyine tujya muri ibyo ngibyo twandikana kuri WhatsApp tuvugana na video call ariko igihe kiraga nyine nge mbona nago bimeze neza barano bo hanze n'abantu bo kwitondera cyane gusa nago ari bose ariko nago bose ariko wabifata kimwe oya nawe nyarinyatse nago twagongera gusubirana pe oh yes byaranje na WhatsApp ye narayisibye kuri ruvuga tucyabya turi mu borokase oya nabona ngafite ariko umuntu ambwiraga ngo ni murezi foto nambaye bose burumva byonera kare kanese mbivamo nabivuyemo pe ntago nabikora nuri aho hanze b'Amerika pe yaguhaye iki ngubwira ko namukuye uduceri no mwana mwiza ariko ni ikintu twapfuye nicyo ngicyo ntago wahereza umuntu ifoto wambaye ubusa ntago bishoboka ariko se bro dufaranga twongereye hari icyo bitwaye kandi we yarambwiraga ati wemereze ifoto wambaye ubusa ufata ka video kame wambaye ubusa noneho shaye nama namubwira ntago namubwira ngo azakora ibintu nk'ibyo uri yansabye pe bira bintu ni bibi cyane yego amafaranga ni meza ariko nahandi ni kuri ndurande ni mabi kuko amafaranga yatuma dukora ibintu byinshi bitandukanye ariko bikabona nyuma yaho ko nta kintu bimaze namwe nagira inama yo kuba yajya ku rubuga yambaye ubusa ngo na amafaranga ntago ari byiza Yes, amahoro y'imako wakane subscribe kuri Big Town TV. Je suis professeur Chuchu aka Eric Stonchide Superboy. Isamba ntibago ntitatubwiza umuzitagira inenge no gucyumunya nkora kuko pete ya pushinze ya propose ama equipe iteza pete bayitupa mu matsinda. Abanze ndabasuje n'abatanze mu gihe kibazo kuko nanjye ntabwo mbazi. Nyuko muri kubera kuri big screen zanyu uyu munsi none nakirimwe mu bakobwa bameze neza cyane nubwo yarakaye seka ko kabyarawe dore yusetse biba bisa neza cyane. Umeze neza? Meze neza. Umeze fresh? Yego. Urumwe mu bakobwa amaze kubibyamamare umaze kuba umustar ku imihanda. Niko bimeze yego hiti uri kugenda ubona hirya no hino kuko aho nciye nge numva ngo wa mukobwa witwa Adeline wabona ufite impanga umaze kubyakira gute nyirizina feeling y'ubuhitinze amaze kubyakira neza cyane niki kintu kiryoshye uri kugenda ukura muri hiti yawe wumva abantu bakuvuga n'utuntu twishi cyane tumeze neza yego uyu munsi wa none ninjye wagushyize kuri kamera ku munsi wa mbere urumva none umaze kuba umustar ugenda uhamagarwa n'abantu benshi bagiye batandukanye niki kintu wiyongereye muri wowe inyuma yuko abantu bakomenye ikintu niyongereyeho nuko nyine nge erega iyo umuntu amaze kukureba ibintu twakinye byarebwe n'abantu benshi batandukanye mu ntara ahantu nyine hagiye hatandukanye yego urumva nago nge nabonye binshimishije cyane hari abantu bajya kuvuga ko abakobwa bamaze kuba abastari buriya ngo bagira ikintu bita inyungu y'abagabo cyangwa se abasore uyu munsi wa none ubwo bukungu we kuri we bwifashe gute oya inyungu y'abagabo inyungu y'abagabo se wapi ntago ari cyane baza gake gake baringaniye ni gake nariko bazaza yego ngibi diaspora byatangiye kujya biguhamagara biri hanze y'ingo za Canada za Amerika umva baramamagaye benshi baba muri Amerika abantu nyine bagiye batandukanye ariko nyine nkabona umwanya ni mukeya umwanya kubanye mukeya cyane rwose muri make no kubitaba umwanya ni muto oya ruko nuko umuntu aguhamagara kuriya mbese uko abona nje hari umuntu wigeze kumpamagara yego nyine tujya muri ibyo ngibyo twandikana kuri WhatsApp tuvugana na video call ariko igihe kiraga nyine nge mbona nago bimeze neza barano bo hanze n'abantu bo kwitondera cyane gusa nago ari bose ariko nago bose ariko wabifata kimwe yego uriya we nabonaga pe ibintu bimeze neza ndetse nta muntu ducere dukeya ariko nabonaga ari inyatsi pe cyagerageza twongere oya nabonye ari inyatsi ntabwo twagongera gusubirana pe oh yes byaranje na WhatsApp ye narayisibye kuri ruvuga tucyabya turi mu borokase oya nabona ngafite ariko umuntu ambwiraga ngo ni murezi foto nambaye bose burumva byonera kare kanese mbivamo nabivuyemo pe ntago nabikora oh yes wewe wari wireba wambaye ubusa wari wibona kwibona se oya nibona ngewe waribonye inesa ntago unuwari we wese ariko ntago abora kwibona none se kuki umuntu yagusabye ifoto wambaye ubusa ntuyimuhereze we yo wirebye ku giti cyawe ubona utambaye neza
oya ntago wayimuha umuntu wo hanze se noneho utazerega abantu ujya bamenya ikoranabuhanga ryaje ari ritandukanye ari kwisha ubu se ushobora kuyimuhereza bimeze gutyo ugasanga gusize ku nkoranyambaga nyinshi cyane. Yego. Hari abadesipora baguhamagaye n'abari mu gihugu hagati, mu bantu baguhamagaye ugiye kutubwira ibintu bibiri. Umuntu waguhamagaye akubwira ikintu kitari cyiza ku bantu baguhamagaye yakubwiye ngo iki? Oya nta muntu wamamagaye atambwiye ikintu kitari cyiza, gusa ni njye wangaga ariko ubu ngubu mva biba bigeze kure, ariko narabyanga. Warabyanze? Yego. Uwaguhamagaye akakubwira ikintu cyiza kurusha abandi yakubwiye iki, yaguhaye iki? Nuri aho hanze b'Amerika pe. Yaguhaye iki? Ngubwira ko namukuyeho uduceri. No mwana mwiza ariko ni ikintu twapfuye n'icyo ngicyo, ntago wahereza umuntu ifoto wambaye ubusa, ntago bishoboka. Ariko se bro dufaranga twongereye hari icyo bitwaye? Kandi we yarambwira ngo ati wemereze ifoto wambaye ubusa, ufata aka video kame wambaye ubusa, noneho mbati ngowe nkwereka ikintu cyo gukora numva bineye ubwoba. Uremera amafaranga urayahara uravuga ati sinayarya? Ntago bishoboka, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Yewe. None urumva hagati y'inyungu n'igihombo aho wungukiye cyangwa wahombeye ari he? Nge na impamvu niba yaramaye amafaranga yarayamaye kuko sinamweretse ubwambure bwanjye, nta n'ikintu kirenze twana namweretse. Ngo fotora igice cyo hejuru kinyereke nk'amabere gusa, nyine ibintu nk'ibyo nyine abantu bo muri Amerika ibyo bintu barabikunda. Yego. Ariko nge ntago mbikunda. Yego. Hari abantu benshi cyane bajya kuvuga ko urubyiruko rwa none ahangaha cyane cyane rw'abakobwa rutunzwe n'ibyo bintu, ugasanga amazu babamo bayishyura bitewe n'ibyo byose. Ese kuki we bahisemo nk'umwana w'umukobwa uravuga ati aho kugira ngo nkore ibyo bintu ntanga ibice byanye by'ibanga nzajya dukenoza akarenge, kubera iki we wabihisemo? Yakareka impamvu nabihisemo bera bintu ni ukwiyandagaza pe, no kwihesha agaciro gake cyane, ntabwo nabikora. Yego. Abari benshi ni benshi rega baba batureba, noneho ibaze nk'abasaza banjye bambonye ukuntu baba bari ku nkoranyambaga ukabona barandebye nambaye ubusa, no gutana agaciro mu muryango. Yego. Niyo mpamvu ntago nabikora. Yego. Nk'undi mwana w'umukobwa ugukurikiye muri aka kanya umuri mu kigero kimwe mu ngana babwira biriya akabikora, ese we ku giti cyawe ni nk'ihe nama wamugira? Shaye nama namugira ntago namubwira ngo azakora ibintu nk'ibyo uriya yansabye pe, bira bintu ni bibi cyane. Yego amafaranga ni meza ariko n'ahandi ni kuri ndurande ni mabi. Kuko amafaranga yatuma dukora ibintu byinshi bitandukanye ariko bikabona nyuma yaho ko nta kintu bimaze. Nagira inama yo kuba yajya ku rubuga yambaye ubusa ngo ni amafaranga, ntago ari byiza. Yego. Nk'umwe mu basitari, nk'umwe mu bantu bashaka izina, nk'umuntu ushaka guhitinga, niki kintu wumva gikomeye wakora ukagera ku nzozi zawe zo kwamamara? Nakora ibindi byose ariko kireya rwose ikintu cyose kizi ko cyanzamura kikangeza ku nzozi zanjye naba nifuza, kitari kireya ntagikora. Yego. Uyu munsi wa none ni nk'amafaranga angahe umuntu yaguha akagutegeka ngo gambanira umuntu ariko ntumwice ukayafata? Nkagambanira umuntu? Yego. Amafaranga nkayafata ariko ntumwice, nyine umuntu ugiye kugambanira gusa ntumwice? Oya. Ibintu byo kugambana ntago nabikora. Uye kungambanira nkava kuri Big Town, kugambanira Mike ntazagaruka kuri kamera. Ubuse nibyo birashoboka, ubuse bikoze ejo ukicuza cyangwa bikakuviramo ikindi kintu. Bura ikintu cyo guhemuka bari ikintu kibi cyane. Amafaranga ni ikintu umuntu atunga mani kikarangira. Yego. Umuntu amafaranga urayatunga akarangira, ntago ari ikintu amafaranga bavuga ngo ugiye kuyarya, amafaranga urayarya nubwo yaba ari miliyari 10 cyangwa zingahe urazirya bikarangira. Okay. Uyu munsi wa none urubyiruko rw'iyi minsi rukunda ibintu bijyanye no gusohoka cyangwa se no kurya iraha. We ku giti cyawe iyo utekereje vision tugezemo ubona byari ngombwa ko ibyo bikwiye kubamo cyangwa bidukwiye kuba muri bya bihe byakira byahise? Ibintu byo gusohoka se gusohokaho ni bisanzwe, nanjye ndabikunda. Nawe urabikunda? ubu none hanga umuntu gukoreza ku telefone avuga ati umva Adrene wansanze ahantu rwose wahita usimbuka. Oya nanone biterwa no hariho n'umuntu ugiye kugusohokana. Yego. Ese niba usohokana n'umuntu umvutana kujyana ngakugurira n'inkoko ya vene ngo muyirye utakugurira na mitsingi, ubu umuntu mumusohokanye. Yego. Ushobora kumbwira uko nsangano runaka bambwira ati tonka agafata k'igihumbi mani dotaye nuko nari meze kandi ngiye ntago ibyo bintu mbikunda.
ntago bikunda kare ibyo kugusanyisha agafana k'igihumbi wa niba umuntu nsohokana ubu nansohokanye nyine ahantu hiyubashye hasa neza nyine nk'abasirimu ni nka he waba warasohokeye ukavuga ati ahantu hari ngombwa ko ngomba kuba mpicaye mbese ukahanezererwa nasohokeye ahantu henshi hatandukanye ahantu habiri muriho hari ahantu nigeze gusohokera Kicukiro ari gucamo nk'amezi 2 umva hasa neza ari ahantu ntago nabara kuhakumbura neza cyane yego icyumba cyawe mwakishyuye nkangahe jambo rese ntabwo twakoze oya mvuze nyine nk'icyumba icyumba cyawe gihagaze yaho se tambore yaho umva ko maramo nk'amasaha 2 n'ibihumbi 30 urumva ko ari ahantu hasa neza amasaha 2 ibihumbi 30 anda 2 ibihumbi 30 ubwo mwamaze amasaha ngahe kugira ngo tujanishe nk'amafaranga yararimo ni nkangahe amasaha mwamazemo amasaha twumve nk'amafaranga yararimo kuko unimba amasaha 2 ibihumbi 30 tumenye ngo ni nk'amasaha ngahe mwamazemo oya ni nk'aya masaha 2 nabiri gusa mwamazemo y'ibihumbi 30 cyane ko babahenze numva urumva ngo kumara nk'amasaha 6 ako umutipe yarihutaga gusa wenda ashobora kuba afite akazi kenshi ariko oya mazimo nyirizina hanyuma uvuga ati wenda ashobora kuba afite akazi yarari kunyaruka oya ntago ari akazi kenshi ariko nako amasaha 2 twarayamaze ahantu twiyakiriye ahantu twiyakiriye kandi hirya twaraganeye bigatinda urumva ntago ari make ntago yihutaga uyu munsi wa none nyirizina amafaranga waba warakonsomye kuri date mu gihe wigeze ufata igihe cyawe cyo gusohoka yarangaye muri icyo gihe se igihe icyo ari cyose amafaranga waba warakonsomye mu buzima bwawe ukavuga ati ahangaha rwose aya mafaranga ndayahamije ni menshi ntago nayabarangiye nasohokeraga mu duce tw'isi twa Kigali dutandukanye ahantu henshi pe hashoboka hasa neza nagiye mpasohokera ntago nayavuga ngo numve nkangana iki rwose ni menshi yego hari ibintu abakobwa mukunda gushinjwa ko umuhungu agira gutya akagusohokana cyangwa se akagutumira ngo musohoke nawe ugahita utumira inshuti yawe igahita itumira inshuti ye inshuti igahita itumira inshuti ye ugasanga rwose akafagitire k'ibihumbi 200 ntacyo kababwiye ibyo byo gutobera biterwa n'umuntu mwasohokanye nabikubwiye kuko hari abantu badakunda akajagari Ese niba nsohokanye kandi nzi ko ufite ibiceri tugiye kugahuza tukaderenga tukishima mu byacu urumva n'abanjyana abakobwa bo kumara iki ntago bishoboka yego wari wasohokera Gisenyi narahasohokeye tamutamu yego usohoka Gisenyi iminsi mike waramaze Gisenyi warasohokanye n'umuntu ni nk'ingahe ni nk'icyumweru njye narasohotse wumve ko nasohotse iminsi 7 murayikubita neza iminsi 7 irashira mva dutari kuwa mbere yego amafaranga menshi mu buzima bwawe waba warakoreye atakuvunye ni nkangahe ntago nayabara erega njye abantu barankunda yego abantu barankunda cyane pe ntago amafaranga naba narakoreye ni menshi kandi atamvunye butibuze ngo urihanyagura mu kintu kugira ugire utereka reka yego ko niko kure hakora babaye nk'umuzungu yewe se sha uwakora amafaranga nyine urumva ngiye tugenekereze we ndashaka kudukorera imibare basi uduteranyirize utubwire ngo byirura amafaranga nakoreye uteranyije aho wakuye kuri kanaka yo wakuye kuri kanaka wakuye kuri kanaka nayo wakwiriya mbese nayo wabonye nyine nawe uzitu uvuga ati byura harimo nk'amafaranga na gutyo yeso we sharenga nka miliyoni 6 sobone yarenze we yararenze miliyoni 6 yararenze rwose wenda nk'ibyo ngibyo nakibuka nk'uko tubiganira nyine ariko ibindi ntabwo nabyibuka nka miliyoni 6 hajya uvuka i Musanze ariko buri Musanze kimaze kigeze nko kurangahe ikibanza birahenze pe ni muri Kigali rwose bura nk'i Musanze umuntu yabona nk'ikibanza cya miliyoni 2 ntago wakibona 3 oya wenda nk'ikibanza cy'eshanu kuko ari hariya nyine nara nyine hatari hatera imbere neza wakibona eshanu wakibona pe yego nk'umwana w'umukobwa wagerageje gukora ku mafaranga cyane urayatunga n'uburo cyatunga ese uba wumva gutunga nk'ikibanza ku mwana w'umukobwa ari ngombwa
yego ko cyane bano mpabwo Imana ndingira neza nanagura inzu ahubwo yanjye kuko nanga umuntu yatsuzugura ko ndebuko nana wanjye n'umugabo akatsuzugura inzu ari yanjye namukimbiza akagenda inzu ari yanjye umva namukimbiza akagenda yihuta ahubwo kuko njye nanga umuntu wansuzugura nanga umuntu wakora ibintu nashaka rero tubana yego abakobwa benshi cyangwa se uyu munsi wa none reka tugende ku miryango hari ukuntu bajya bakunda kuvuga ko ingo z'iki gihe cyangwa se ingo zubatse z'iyi minsi hari ukuntu nk'umugore n'umugabo babana ariko bakabana babarana urumva uramutse ushakanye n'umugabo ufite imitungo ihagije bikaba ngombwa ko mushwana niki kintu cya mbere wabanza gukora imitungo ari yanjye se oya ari iyanyu mwembe tuyifatikanyije kuko urabise ko abantu basezerana ivangamutungo risesuye muramutse mushwanye niki kintu cya mbere cyabanza kukuza hafi mu bitekerezo ubwo ngubwo n'inzari yacu rero twarabisezeranye ibyo byose oya nanone ntabwo apfa gusohoka mu rugo warasezeranye reka ahubwo umugabo we yagenda wowe ukarusigaramo yagenda pe nkarusigara nzase mpande w'umugore mu rugo akaba hewe ntabwo mba akagiye ashaka ntabwo namubuza kugenda yagiye ashaka nanjye nkaba iwanjye uramutse ubana n'umugabo ufite undi muntu ukunda hanze kumurusha uwo mugabo akaba afite imitungo myinshi sibyo ushaka ko mutandukana wakemera kugenda ukamusigira ibintu cyangwa wafatira mu karere ntabwo nabimusigira pe ariko uzi kumanuka akaboko mu murenge urahira ibintu byose ntabwo nabimusigira urana nawe ni ikintu twitondera buriya kuba wubatse urugo rwawe wararuvunikiye ukaruruheramo rutangira ngo ugiye gusenya urugo uragiye ukurikiye ibyo hanze ushobora no gukundana na wa mugabo wo hanze dukundana kandi nawe ifitiye iki imishinga bara hanze wenda afite n'undi mugore babibarana nawe ukishinga muri ibyo ngo ushinze imitungo ye nkafite amakadasiteri amataje atandukanye wabyishinga ibyo ngibyo ugasanga umva urahiye kandi ejo wakakanga umugabo wawe cyangwa usenya urugo rwawe wagera ejo ntimubane n'umwaka kamushyure warishinze iki warishinze ibintu bitari ibyawe ora n'abagabo ntabwo muri abana beza ariko buriya nanjye simbara mu bagabo oya abagabo bamukagera ntabwo muri abana beza ku rundi ruhande yego reka nkubaze kano kabazo ku myaka yawe 23 ariko uguhereza umusore w'imyaka 27 cyangwa 30 ukodesha i Kigali no kuguhereza umugabo w'imyaka 60 ufite amazi Kigali ufite n'abapangaye wahitamo iki wose ku myaka yanjye 23 ubwo surumva ibyo bintu mana yanjye ubu yagira imyaka 70 ifite imyaka 30 so umusaza urumva twabana gute yego ariko afite ibintu wibuke ko afite mutungo ibintu ko yaba bifite kose ashaje se ari barukabona ritabera imbwa rwose yego ari urukundo n'amafaranga ku giti cyawe n'icyo agaciro urukundo ruraza amafaranga umuntu akanayashaka atakazanyuma ugira sheri ya nabasheri mfite iyi minsi yego ariko ufite abantu bari kugukunda bari kukwitaho muri iyi minsi ubizi se ibyo ni nka misa ya mbere ntabwo nababura ariko ibijyanye na sheri ibyo wapi bijyanye na sheri bya oya pe bore ibintu byo gukundana bari n'ibintu byo kwitondera ni ibintu byo kwitondera gukundana n'umuntu uhubutse umuntu akagushira ngo ubu nigeze gukundana n'umusore sha tujya mu rukundo pe turakundana shagiye kiragera mbona ntago biri kuvamo neza warakirazira ngo ukunda umuntu cyane iyo ukunze umuntu cyane arigana guhema cyangwa nakubabaza ko atundi uyu mukobwa arankunda cyane kandi ngewe nukumbesha ko mukunda kuri telefone rimwe na rimwe akaguhamagara cyangwa naguhamagara yakubesha impamvu zimeze gutya na gutya kandi mutabira baragaba mugira ubwenge bwinshi butandukanye n'ubw'abagore wewe mugore ukaba ari umukobwa ukaba ari uzi ko ufite umuntu ugukunda kandi umva yibereye mu bandi mo kimwe ufite umukobwa muzakora ubukwe urimo ranshushanya ngo rankunda kandi ari ibyo kurenzaho we ku giti cyawe ibintu bitatu ukunda gupfa n'abasore waba warapfuye n'abasore bitatu ni ibihe cyambere nanga kabasore mubeshya icya kabiri umva mora ni
yego n'abagore ntago turi beza ariko abasore ni indyarya mani kandi indyagengwa n'indyamirizi gute wishiramo umuntu ariko ngo uramukunda yashaka guhemukira barangiye ibintu by'abasore manu matabiganira ubu ngiye mba nshaka umuntu ushyushye ufite gahunda uriseriye apana umuntu wo kwirezwa ngo tuzabona nyuma y'imyaka 2 ngo maze kubona amafaranga ngo twubake urugo wowe niyo yakubwira amezi 6 ntari cyangwa cyangwa mba nishakira umuntu nanashyushye kandi uriseriye unasa neza ufite n'ibicara apana umuntu washaka umugabo utakugura amavuta y'inote ya 15 ngo wisige ubu waba ushatse twayibanda bivuze ngo nugushaka umufite ibicero ushyushye umugabo ufite amafaranga ushyushye umeze neza nasabana n'umugabo akakubwira ngo mba muri chambrette hano muri Kigali ngo urabizi n'ubuzima bw'i Kigali ngo tuyibanemo ibiki wapi ntashyirimo iyo ngiyo nta n'ibyo nabyema naba mba muri gato yanjye nkajya nkayivamo ntanga n'undi muntu uri muri gato ya chambrette kubera iki ntabwo byakunda ahubwo nabereka nkabaho bisanzwe uko sanzwe mba yego mu buzima bwa buri munsi buri muntu wese agira karagita cyangwa se ingeso z'abantu atakihanganira ingeso zawe nk'eshanu utakihanganira ku muntu runaka ingeso zanjye nk'eshanu utakihanganira ku musore yego none nyine hari umusore ugukunda iya mbere nyine umusore ushobora kugukunda ariko utabishaka umukobwa atabishaka ukabona ko yagukunda buri kimwe cyose akaba yakigukorera kugira mukundane ariko ukabona nyine mu bagore nyine nabonye mu bagore buriya iyo ufite agakungu k'abasore batandukanye iyo umusore yagukunda ute ntabwo wamwemerera ahubwo wumva ko washakira ahantu hose iyo ni ingeso ya mbere ingeso ya kabiri nanone nuko umusore mukundana gucyuza uko muri kumwe ugasanga nyine ejo ushidutse yazanye undi mugore ejo ugasanga yazanye undi mugore kandi waramwizeye ko ugiye ko muri yo kumwe nyine ugiye kumubera umugore mwarabiganiriye hari n'abakujisha bakakwereka famiye yego kandi ibyo ngibyo ari ukubeshya yego ingeso ya gatatu utakihanganira ku musore mukundana ingeso z'abana ari nyinshi reka nse ngukira ku mayange uramutse ubwo ngiye kubwira abantu 5 wumve ingeso nyine utakihangana muri zo ufite umusore mukundana anutse ibirenge ukaba ufite umusore mukundana akunda kugona ukaba ufite umusore mukundana akunda kuryamana akunda nyine ubwo nk'abagore nyine yego izo ngeso ni 3 ukaba ufite umusore mukundana wikundira itabi pe akarimo karifiningiza iyo ni ya 4 sibyo ukaba ufite umusore mukundana uri nk'uyu nguyu ushiremo nabye ngukunda icupa karifiningiza ku cyuma rwose kameze neza cyane warazi se je wakubwira ngo ndanero n'umuntu nk'itabiri imwe gishe rya danje nabana n'umusore unywa inzoga kuko inzoga zitandukanye itabire tandukanye n'inzoga cyane yego hari ukuntu abana nk'abasore ari abasirimu basa neza ari abajyama ariko barishwe n'itabi umva ryararakoromekeje ribageze kure nanone ukuntu ubona umuntu afite yikundira agacupa ariko ukabona asa neza arataha akaryama bimuhaye amahoro ari hagati y'umusore w'umurokore n'umusore w'inzoga wowe ku giti cyo umusore mwiza ari uwuhe akereka nanjye ndi umurokore naho nk'inzoga niwe mwiza kuri bo yewe ndi umurokore birashoboka nangwe inzoga pe nokuri nge inzoga ndayinywa ariko ntaga cyane nangwe inzoga ntago byakunda ukuntu ushaka umugabo w'umurokore akaguca ku bintu byose ngo numva ngo ukenye ngo utege ibitambaro ni wambara umwenda mugufi kare kwa mugabo nk'uwe mani zanamundinde izina rya Yesu fire rwose wasi namwemera rwose umurokore wese kugendere kure ibintu by'abarokore rwose uwo murokore utatuma ngo nisanzure uwo murokore utatuma nambare kano kagufi ntago bishoboka ntago nandi tayari nawe pe yego nihe message wagenera abakobwa bo mu iyi minsi ukurikije uburyo babaho akunda kwiryohereza message nabaha ameze bagura ibifu cyangwa se hoya erega ntago wabwira umuntu bora reka nkubwire icyo kibazo mbajije ntago wabwira nana urubyiruko rurahanga ntago warubwira ikintu cyose umva ngo bacyemere bora batari yego
ushobora guhana umuntu ukamuhana ukamubwira ati iranga tugenderamo ntabwo ari nziza avuga ati urambwire ko rambaza icyo ukabifata akaba yanagukubita cyangwa mukanabipfa burundu ko ari umukobwa najyaga amana imiso myiza akabyanga ubwo rero urumva abantu ntabwo ari bamwe yego shaho ya pe ntabwo waniye ibyo ukagihugu ngo rishobore aravuga ngo ntawe uhanutse ntabwo biba byoroshye yego reka tugushimire cyane ariko ntabwo tugomba kugusaba message ya nyuma mu gifaransa wagenera abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe mu gifaransa twagiye ikintu nabagenera ntabwo igifaransa nyumva cyane ariko ikintu nagaye ni uko ndabakunda bakunzanye bakunze kutureba bakanaduforowinga ndabakunda bakomeze bakwandikire kandi ikindi ugushaka konera ku gihe cyane bakomeze banyandikire banaduforowinga ndetse ndabakunda asante kabisa ubwo abagabo bari ahangaha rero bari singo n'abafite abagore nta kibazo mupfa kuba muri seriye gusa mufite umuhate n'ubushake bari seriye bashyushye bafitemo n'ibiceri yewana mumwandike aho ngaho muri comment arabasubiza cyane na nimero iyo ndayishyira ku kiganiro muhereza umwana amafaranga yikire yiterera imbere rero mukeneye kugura akamodoka tukajya duhura ntera ivumbi n'ibiziba nta kibazo cyane kigenda n'amaguru nari gutera man ngubita karifuta ntabwo hanakarifuti nka kugeza inzira ugakomeza yego so reka tugushimire cyane kandi wakoze kwitabira ikiganiro cya Big Town TV ufite impano kuririmba baririmba akaririmbo kanyuma dusoza karirimba wowe baririmbire wasakaye karirimbo mariri ntako ubwiki ntako urakoze uri maso y'inyana uzankorera ibara twagiye ndimo ni yakiramani ntago ari yanjye nta niyo nzi ese ni yakiramani nayo wabizanye ntayo nzi pe ni yakiramani kiramani ikintu ukundira ariko ubura irandimbo kiramani ukurikije ukuntu kiramani irandimbo yayanditse wabonye kiramani atari umuhanzi mwiza no cyane bazi no kubyinisha abagore bakinana amahari hano hose yego ibyo bambikurikana ubona birasa neza yego gira message wanyina kiramani kubwiyo ndirimbo yakoze umva message namugenera pe aririmba neza abyinisha abakobwa neza bakinana mba mbona ari byiza kandi turamukunda kiramani indirimbo yawe yitwa amaso y'inyana ewana turagukunda cyane so urakoze cyane kandi reka twifuze ko ubutandi kujya gutura kuri Big Town TV uzitabira ibiganiro byacu akoze namwe asante sana njye ni Professor Chuchu iyi ni Big Town TV ibiganiro byo nakagaruka ciao ciao